muka ku buryo hari igihe mba nzifite ariko nkabona ntakireba neza nk'uko narebaga kuko ibipimo byagiye bizamuka. uje gukora LASIK urumva urimo gutekereza ko nyuma y'uko uje gukorerwa iyi procedure neza ko bivuze biti? Baransobanuriye bambwiye ko ushobora gukuramo rinete ukareba neza utazambaye, nuko nibyo ntegereje ko nanjye biri bumbeho. Urumva nanjye nagiye nkora ubushakashatsi mba interviews abagiye babikorerwa nkanasoma, urumva nanjye mfite icyizere yuko biri bugende neza. Urakoze cyane. Nk'uko nari maze kubibabwira, uyu munsi turimo kuganira ku maso ariko by'umwihariko kureba insimburangingo z'amaso, kubera ko akenshi n'aya marinete nayo cyangwa se ubu buryo twari dusanzwe dukoresha nabwo buba burimo kudufasha nk'insimburangingo. Uyu munsi noneho turimo kurebera hamwe uburyo ushobora gukuramo izo rinete ukajya ugenda utagifite bimwe bikubangamira, na cyane ko iyo zibagiriwe ahantu nanone usanga cyangwa se zigatakara cyangwa se zikameneka, usanga umuntu ahangayika. Turi kumwe na Kelia Umugwaneza. Kelia, wiriwe neza? Hano muri Pyramid mu kiganiro Menya Wirinde tuba turimo dushaka kumva ibijyanye n'ubuzima. Dusanzwe tuganira ku nsimburangingo, zaba insimburangingo z'amenyo, zaba insimburangingo z'urundi rugingo urwo ari rwose rushobora kugira ikibazo. Uyu munsi turimo kuganira ku maso. Mu by'ukuri twagira ngo utubwire, kuba umuntu yakuramo rinete birashoboka koko abareba nk'uko ubundi umuntu agomba kuba areba? Ubundi yitwa LASIK. Iyo ni laser machine dukoresha. Birashoboka ko umuntu ashobora kureba atambaye rinete, atifashishije indorerwamo nk'uko muganga barayimwandikiye, hifashishijwe iyi laser machine. So icyo iyo laser machine ifasha, ikura umuntu kuri rinete bifashishije urumuri, atabazwe, ntatababara, nta kinya bamuteye. Hanyuma mu minota 10 nyuma y'uko muganga akora LASIK agakuramo rinete burundu. Bimufasha iki? Bimufasha kuba yareba atifashishije za ndorerwamo, bimufasha kuba yasoma, bimufasha kuba yakandika mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane ko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane, amatelefone. Usanga ubuzima bw'abantu kenshi twibanda kuri za mudasobwa cyane. So rero iyo LASIK machine, iyo LASIK procedures yamaze kuyikora, bimufasha noneho kureba atifashishije za rinete, cyane cyane nk'uko twabivuze haruguru. Ushobora kuzibagirwa uri mu kazi ntubashe gukora, ushobora kuzibagirwa mu rugo ntubashe gutwara imodoka, ushobora kuzibagirwa ntubashe kugira ikindi kintu ukora. Ariko iyo wakorewe LASIK urareba nta kibazo utifashishije za ndorerwamo. Umuntu muri rusange iyo bajya kumuha ziriya nsimburangingo zimufasha kureba, nuko hari ikibazo runaka baba bamaze kubona. Ese ahangaha mu by'ukuri murabanza mukongera mukareba ikibazo nyirizina afite, cyangwa mugendera ku kuba yari yambaye rinete ariko ko akeneye kuzikuramo? Aho ngaho ntabwo dupfa kugendera ku muntu wese ngo ube waza kwa muganga tuvuge wambaye rinete uzi tubwire mu hano muri Pyramid zishaka kuva kuri rinete. Ntabwo tubyemera kuko dufite imashini yitwa investigation machine dushyiraho umurwayi mbere na mbere twareba ko ari umukandida wa LASIK, ese ijisho rye imboneye tumukoreye LASIK nta kibazo yagira. So iyo tumukuye kuri investigation machine tukamusuzuma, kongera kumusuzuma bushyashya muri consultation tukareba eske bari bamwandikiye rinete zikwiriye koko. Kimwe ko hari n'abo tubwira tuti ntabwo rinete zari ngombwa, ushobora gukomeza ubuzima ukareba utazifashishije tukamuvura bisanzwe. Ariko mbere ko dushyira umuntu kuri LASIK machine tubanza kumushyira kuri investigation machine yacu tukareba ko abyemerewe cyangwa ko icyo kibazo ko cyari kiriho cyatumaga yambara rinete. Ese umuntu yamaze gukorerwa iyi procedure cyangwa se amaze guhabwa iyi serivisi, bisaba ko umuntu ajya mu bitaro? Kubera ko akenshi ubundi kuba wakorerwa serivisi nk'iyi nk'uko twabibonye, umuntu kumupfuka ibiki, mbese uburyo bwose bikorwa, umuntu wundi uramutse ubitekereje mu rugo ushobora gutekereza ukavuga uti bishobora kumfata nk'umunsi ndi mu bitaro. Nagira ngo nsobanure ahangaha ntabwo LASIK ari surgery. Iyo umuntu akenshi tuvuze LASIK imva ko ari ukubaga ijisho, ariko LASIK ntabwo umuntu aba yabazwe. N'urumuri dukoresha mu minota 5 ku jisho rimwe, iminota 5 ku rindi jisho, n'ibintu bitarenze iminota 10. Hanyuma rero iyo umaze gukorerwa LASIK uragenda urataha usubira mu buzima busanzwe. Ntabwo tuguha ibitaro, urakomeza ubuzima busanzwe. Niba wariba ukareba, niba wari utwaye ugatwara nyuma yo gukorerwa iyo LASIK. Nta ngaruka, kubera ko burya umuntu wese atinya ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gushyirwa ku mubiri we.
ukaba watekereza wenda hari ukubabara cyangwa se ariko ukaba wanatekereza utari ko se nyuma ya hano nta ngaruka wenda kuba wakuramo rinete ugafashwa mu buryo bwo kureba noneho bw'igihe gihoraho nta ngaruka bishobora kugira ku buzima bw'umuntu? Nta ngaruka LASIK ifite, cyane cyane ko nakubwiye ko mbere kuyikorerwa ushyirwa kuri investigation machine, aho tureba koniya yawe tukareba imbone yawe tukareba ko ese tugukore LASIK nta kibazo wagira. Iyo ubaye umukandida rero wa LASIK wo kuyikorerwa urayikorerwa nta kibazo ugira. Dufite reviews z'aba patients benshi twagiye dukorera batubwira ko nta kibazo bafite, kandi natwe uko tuyizi uko ikora uko ifasha abantu bambaye indorerwamo igihe kinini nta ngaruka bigira kuri LASIK iyo wayikorewe. Akenshi dukunze kuba turimo kuganira wenda mu kiganiro Menya Wirinde tukareba ngo wenda iyi ndwara ikunda kwibasira abantu b'ikigero kingana iki, ariko nanone n'ubwoko bw'ubuvuzi cyangwa se uburyo bw'ubuvuzi nabwo tureba ni bande bashobora gufashwa wenda n'ubu buryo. Ese umuntu ari we wese wambara rinete cyangwa se ufite ibibazo by'amaso yemerewe kuba yakorerwa ubu buryo bwa LASIK? Urakoze cyane. Kuri ibyo ngibyo bijyanye n'abantu bemerewe gukorerwa LASIK cyangwa batemerewe kuyikorerwa, hari requirements za LASIK. Urugero naguha umwana uri munsi y'imyaka 18 ntabwo tumukorera LASIK, ni hejuru y'imyaka 18 kuzamura. Ikindi umumama wonsa ntabwo tumukorera LASIK, kimwe n'umudamu utwite nawe ntabwo tumukorera LASIK. Kubera iki rero? Impamvu nuko iyo umuntu ari pregnant urabizi mu buzima busanzwe no ku buzima busanzwe bw'umubyeyi hari ibintu abatemerewe, cyane cyane ko abafite undi muntu afite ubundi buzima bw'umuntu muri we, ntabwo yemerewe kuba yakorerwa icyo kintu. Iyo ugiha umwana ibere ukimwonsa hari ibindi bintu by'ubutemerewe gukorerwa. Niyo mpamvu rero hariho iyo requirement ku bamama bonsa cyangwa ku bantu batwite. Umwana ukiri muto impamvu tutamukorera LASIK abagikura mbone y'ijisho ye bigikura, abagikomeza ariko byibuze hejuru y'imyaka 18 hejuru y'ubukure twemerewe kuba twamukorera LASIK. Hanyuma umuntu wenda ukuyemo rinete akaza akavuga ati nimumfashe kuri izi nsimburangingo, agaruka kongera kwivuza mu gihe kingana iki n'ubundi avuza amaso? Nyuma yo gukorerwa LASIK abadogiteri bacu bakomeza gukurikirana wa murwayi bamubaza uko ameze, kandi agaruka no muri check up. Agaruka muri check up akatubwira uko ameze, uko yumva ameze. Abenshi twakira batubwira ko bameze neza. Aha rero turahita tubaza itandukaniro ryo ku muntu wenda yambara rinete cyangwa se yarakorewe LASIK, itandukaniro ubundi riri he? Itandukaniro ry'umuntu wambaye rinete akakorerwa LASIK, itandukaniro riba ririmo nuko mbere ntago yasomaga atambaye rinete, ntago yatwaraga atambaye rinete, ntago yabagaho byibuze atisuzumishije nka 2 mu mezi 6 akora check up. Ntago bibaho ko adashobora kujya hana kibagirwa rinete ugasanga ahura n'ibyo bibazo. Ariko iyo yakorewe LASIK rinete arazibika akareba mu buzima busanzwe, agakora akazi ke mu buzima busanzwe, atongeye kwifashisha za ndorerwamo. Niyo mpamvu umuntu wakorewe LASIK abasha kubaho mu buzima atabagamo mbere cyambara rinete. Iyo tumaze gukorera patients yo LASIK agataha tukadokitera akamukurikirana akamubaza uko ameze, agakorerwa check up bakareba amaso ye ko ameze neza. Itandukaniro riba rihari nuko mbere yabagaho mu buzima bw'uko ashobora kuba atava mu rugo atazifite. Je rinete nazifata ni nk'umwambaro we wa buri munsi, abasha kuba atambaye wa mwambaro kandi agakora akazi neza kandi akareba bisanzwe atifashishije wa mwambaro, kandi bya bibazo byateraga gutuma yambara rinete biba byamaze kuvaho. Niyo mpamvu baba bamaze kumukorera LASIK. Niba ari ya myopia, yari ya infection of eyes, so izo zose ziba zavuyemo. Niyo mpamvu noneho ashyira rinete ku ruhande. Okay. Hanyuma niki umuntu ukorewe LASIK cyangwa se uhawe uburyo bwo kurekukana na marinete noneho hagiye kwigenga, n'icyo asabwa kwitwararika nyuma y'uko akorewe LASIK? Urebye nta kindi kintu kindi aba agomba kwitwararika, cyane cyane ko ingaruka zatumaga yambara ya marinete ziba zamaze kuvaho. Abafite ubuzima busanzwe nk'ubundi mu wese udafite ikibazo cy'amaso, icyo yakora mu buzima busanzwe ni nkuko nawe wajya kwisuzumisha amaso, ni nkuko wajya kwisuzumisha ikindi gice cy'umubiri. Ntabwo ari ngombwa kurindira kuba ufite ikibazo cy'amaso. Nawe wagiye muri normal life, hamwe ashobora kuza akavuga ati ariko na checking amaso yanjye, ariko nagenda muri dento bakandebera amenyo yanjye, ariko najya kwisuzumisha umubiri wose. Abasigaye ku rwego nk'urw'umuntu uri normal udafite ikibazo cy'amaso. Okay. Ubundi iyo tuvuze amaso hari wenda nk'ibimenyetso umuntu ashobora kwiyumvamo, wenda ashobora kuvuga ati mbona ndeba neza ariko ntawamenya
kubera ko yego ushobora kuba ureba neza ariko mu by'ukuri wenda hari ikibazo wenda cy'ama infection ufite wenda cy'ama allergie wenda ufite ese wenda haba hari nk'ibimenyetso runaka wenda umuntu udukurikiye ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora kwibonaho akaba yatekereza ati wasanga mfite ikibazo cy'amaso nubwo wenda abona ko arimo arareba neza ariko akaba yavuga ati wajya kwa muganga noneho yajya kwa muganga either bakaba bamuha rinete cyangwa se bakaba bamugira inama yo gukoresha LASIK. Biratandukanye biterwa n'uburwayi uwo muntu aba afite bw'amaso cyangwa igihe bugezeho, ariko ubundi normally igihe utangiye kubona utinya urumuri, igihe utinya urumuri, igihe utinya umuyaga, igihe mu masezon atandukanye ugatangira kumva izuba n'ibizuba rivuye cyane rirakubangamira ukumva ntiwaba udafite sunglasses burya uba ufite ikibazo cy'amaso. Ikindi kimenyetso hari umutwe udashyira uri related n'amaso, agahora wumva urwaye umutwe ukivuza umutwe, ariko biba byiza ko igihe wumva ufite ikibazo cy'umutwe nabwo ni byiza ko wivuza amaso. Ikindi kugira amaso atukuye, ikindi ku bantu bahumbaguza, ikindi kumva wabyiringira mu jisho, ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko uba ufite ikibazo cy'amaso. Ni ibiki rero bishobora gutera uburwayi bw'amaso nubwo nyine ari uburwayi bugiye butandukanye? Icyambere hano muri ubu buzima aho tugeze abantu benshi dukoresha social media za mudasobwa, abantu bakora mu tuzi dutandukanye n'imbuga nkoranyambaga. So ubu focusinga niba ukoresha laptop, ubu focusinga kuri ya laptop n'amaso yawe, biriya bigira ingaruka ku maso. Ikindi kintu gitera ingaruka z'amaso hanini aya matelefoni dukoresha burya harimo urumuri uba ugomba gukoresha ku manywa n'urumuri uba ugomba gukoresha nijoro. Abantu benshi ntibabyitaho, ariko burya hari urumuri iyo bumaze kwira uhindura muri telefone ikijima, ibyo bikaba byagufasha kugira kwirinda amaso. So ibyo rero ni ibintu bigenda byangiriza amatelefone, gufokasinga ku social media, ku ma laptops, ibyo nabyo ni ibintu bishobora gutera ingaruka z'amaso muri iki gihe cyane cyane kandi ibyo dukora kenshi. Dusoza rero ahanini usanga abanyarwanda turacyafite umuco wo kujya kwa muganga kubera yuko noneho naraye ntasinziriye kuko umutwe wandiye cyane, noneho ndimo ndabona nsa n'utareba neza, mbega hahandi usanga biba bikomeye. Ari naho n'abaganga hanini bakunze kutugaragariza ko iyo wivuje utinze biraguhenda cyangwa se ukaba watinda no gukira. Inama mutanga rero n'ubundi nk'abantu hano kwa muganga? Inama tugira abantu cyane cyane twihereye hano muri Pyramids Eye Center, ni byiza uko ugenda gukora check up ureba mu nda hameze hate, umutima utera neza, ibindi bice by'umubiri bimeze neza, ni nako ugomba kujya gukoresha check up y'amaso, cyane cyane ko ari igice cy'ingenzi gifite akamaro. Ntiwareba ibishimishije amaso yawe, ni ikintu cy'ingenzi cyane yuko uko usuzumisha ubuzima bwawe bwa buri munsi ariko usuzumisha amaso yawe. Byibuze abadokiteri uko badusobanurira ahangaha batubwire ko byibuze mu mwaka ugomba kwisuzumisha amaso kabiri. So inama twagira abantu ahangaha rero muri Pyramid Eye Center ni kwisuzumisha amaso, no kwita ku maso yabo nk'uko wita ku menyo, nk'uko wita ku bindi bice by'umubiri, akaba ari nako wita ku maso yawe. Murakoze. Ndimo ndareba neza, uretse utuntu tw'ucyeze ko natwo bambwiye ko turuze gushira, ariko kureba byo ndareba neza nta kibazo. Nk'uko nabitekerezaga niko mbibonye, kuko nari nasomye ko uba ushobora guhita ubona ukareba neza utambaye rinete, kandi ubundi kubona ndeba neza nta kibazo. Ni kimwe rwose nk'uko barabimbwiye nasanze ari kwemeza. Ubuzima buba buhindutse, ko niba ikintu cyose wagiye koraga wambaye rinete hari ibyo udashobora gukora utazambaye, ariko ubu ngubu ndizera ko hari ibintu ngomba ntakoraga ngiye kujya nkora noneho. Njyewe ikibazo nkunda kujya cy'amaso, nk'iyo kubera ko nkunda kugenda kuri moto, nk'iyo nteze moto nzambara mu maso kubera kwirinda umuyaga, kubera ko iyo umuyaga uje, kubera ko nkunda kurwara amaso, iyo ntambaye rinete binteza ikibazo ku maso. Ubwo rero iyo mvuye kuri moto inshuro nyinshi, nk'iyo ngeze ahantu hari izuba, ku zuba kubera urumuri rwinshi, kubera cya kibazo cy'amaso, iyo izuba rinkubise ngara amaso. Reason why buri munsi rinete ntabwo nagenda ntafite rinete kubera ko ziramfasha mu buzima bwanjye bwose. Mu gihe ntafite rinete buri munsi buri gihe mfata ikiganza nkibyinjira mu maso iyo ntazambaye, kubera ko byanga bikunda hari ikibazo mba nahuye nacyo akoze y'umuyaga cyangwa se utuntu tutwanda tw'uducucu bitewe n'ahantu, byaba ari mu muhanda w'ibitaka, bibaye byiza nagenda muri kaburimbo, ariko mu mihanda y'ibitaka cyane kubera ko ntuye no mu mihanda y'ibitaka, iyo ntazambaye rya vumbi rinjyamo kubera kurwara amaso
bikantera ikibazo cyo kwibyiringira. Reason why noneho nkunda kuzigendana buri munsi. Nyine izo mpamvu barazimbwiye ko nagiye kwa muganga bakambwira ko nifashisha rinete byanga bikunda niwo muti wanjye, niwo muti urebye muganga yanyandikiye. Niyo mpamvu nkunda kuzambara. N'ubu ngubu nuko nyine ntari kuri moto, ariko iyo ngiye kuri moto cyangwa nk'ubu kuzuba bintera ikibazo. Nuko ntari ahantu hari izuba, ariko iyo ndi ahantu h'izuba ndaryama, nagera mu gicucu nkazikoramo koko mba ndi ahantu heza. Ndafite ikibazo cy'uko urumuri rumbangamira, njya kwivuza bambwira ko mfite uburwayi bw'indwara yitwa pano, bampa rinete zo kumfasha mu gihe hari izuba cyangwa ndi kuri televiziyo cyangwa ndi muri telefone, mba numva mbangamiwe mu kureba, sometimes bikanatuma amaso arira. Nabikora ariko mpita ngira ikibazo cy'umutwe kuko ndaforsa mu kureba, urumva na rimwe yawe ukuntu ibikubita cyane, hari ikintu kiba kimbangamiyeho. Nakwensista nk'umunsi ariko iminsi 2 ntekereza ko byangora. Ikibazo cy'amaso mfite ni ikibazo cy'urumuri rwinshi, ariko iyo urumuri ruje ari rwinshi rwangabaringa ku buryo nareba ahantu kure cyangwa nareba nko mu kintu no muri telefone ku buryo narebamo. So izi rinete zimfasha test kururimita rukaba rukeya, sibye n'urumuri rw'izuba cyangwa nko kuri mashini narwo rero binsaba ko ndugabanya cyangwa nkagira nkarugabanya kugira ngo mbashe kuba nareba. Icyo kintu zimfasha kuko ngewe n'ubundi akenshi sinkunda kuzambara, ko akenshi iyo wambaye ikintu uba addicted. Kuvuga iyo uzambaye cyane ukazivanamo uba addicted, ukabura ukuntu ureba. Ariko uko nyine akunda kuzambara nzivanamo nkaba narimita nk'igihe cy'umunsi nazambaye, ariko umunsi ukurikiyeho cyangwa iyo maze nk'igihe nazambara amaso aranjya ku buryo izo rinete nzibuza n'akazi ntabwo nagakora uko biba bimeze. So ni ukuvuga ziramfasha cyane. Amaso aravurwa agakira, ariko nabwo aradipendinga n'amaso urwaye, kuko ayo ndwaye ngenda bizi ko atakira, ntabwo yakira. Bisaba ko nifashisha rinete kugira ngo byibura agabanyuke, kuko n'urumuri yenda ari ukuntu umuntu aba arwaye like short sightedness, ayo ngayo arakira, ariko ayo ndwaye nge ntabwo yapfa gukira. Iyo ndi hano mu mapine ndimo gukora umva ntabwo nakambara rinete, cyeka iyo ngiye nko kuri mashini yenda bibaye ngombwa nibwo nazambara, mba nanze kuzambara kuko ikintu cyose cyahita kizikomeza zikazangiza. Ariko utwo ndushyizemo ntabwo byo byazaza bingora, kuko babisaba kuba ndeba like, ariko ntabwo dukunda kuko twica amaso hari igihe yarwara ntunabimenye, nabyo birakunda. Ariko icyo navuga cyo RBC bagomba gushyiramo more effort ku ntuza z'amaso, kuko amaso araryana cyane. Ayanjye akaze cyane, ariko hari amaso umuntu arwara akajya azana ibintu bimeze nk'ingonera bigasohoka, yari amaso araryana cyane. Ko umuntu ufitemo, kuko ngewe nabuze amarinete, kuko like yesterday nabuze amarinete yanjye, ariko yari nahangayitse. Cyambere arahenda, dekansi mu buryo bwo kureducinga amafaranga agura. Icyo nicyo kintu cyambere agomba kureba, amafaranga yagura akareducinga. Cya kabiri n'amarinete ari ukwinshi, hari amarinete y'ibirahure ya plastique ariko urabona ay'ibirahure arimo niyo meza, ariko ikibazo cyayo arameneka. Aya ngaya yo ya plastique yo arakorabagurika, nicyo kibazo agira. Numva akomeye ariko yo agakorabagurika, nicyo kibazo cyane. So ikintu nabasaba ni ugushyiramo more effort kutuvura. Ikindi bakareducinga ku ma prices y'amarinete, kuko aba ari so expensive. Kuko iyo yabuze ko ugomeruka kwa muganga yantwaye amafaranga menshi, yenda si ngombwa ko nyavuga, yantwaye amafaranga menshi cyane. Ngasanga nanone wa wundi amafaranga iyo utayafite, kuko ntabwo tuba dufishe ubushobozi bungana, ngasanga arimo gukomeza agenda aremba
nk'aho yagiye kwa muganga bakaba bamufasha cyangwa bakaba bamuha izo rinete zimufasha ariko kuko nta bushobozi afite agahenda. nkanjye ku giti cyanjye icyo nasaba nka minisante iba ishoboye kudushakira insimburangingo zasimbura rinete babitugezaho. Firstly, I see that I will happy to be here in Rwanda, my second country. mubanze munyemereye mbabwire ko nishimiye kuba ndi hano mu Rwanda mu gihugu cyanjye cya kabiri. Iyo dukoreye umuntu uburyo bwa LASIK tuba dukosora ikibazo cy'imirasire y'urumuri ituma umuntu atareba neza, iba yaramuteye uburwayi burimo nka miyopi, ikibazo ku rumuri, biba byaranateye rimwe na rimwe ipfunwe. Dukoresha imashini yabugenewe kugira ngo ikosore ikibazo cyose, ubundi umuntu arebe neza, akore akazi ke bitamusaba indorerwamo z'amaso. Iyo ukoresheje LASIK utandukana burundu n'indorerwamo z'amaso, kuko nk'iyo wambara izo ndorerwamo usanga bikugora nko mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri, cyangwa hakaba abadashobora gutwara imodoka batazambaye, haba ndetse kubasha kureba televiziyo, gukora akazi, kugira ibyo ukorera kuri telefone, mbese imirimo myinshi ukaba utayishobora utambaye indorerwamo z'amaso. Okay, it's a very short procedure, about minutes, about 10 to 15 minutes to finish your nta kibazo na kimwe, ni igikorwa kigufi cyane gikorwa mu minota hagati y'icumi na cumi n'itanu. Nyuma y'iyo minota mike cyane uhita utandukana n'indorerwamo z'amaso. Abantu benshi baba bafite ikibazo ku mirasire y'urumuri rwinjira mu mboni, ubundi iyi mirasire ntikosorwa na rinete cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, ikosorwa gusa n'imashini yabugenewe. Iyi mashini igezweho ikosora uburyo imirasire yinjira mu mboni, imifungukire y'imboni ku rumuri, ku buryo umuntu abasha kubona mu buryo bwiza, ishusho akayibona neza mu buryo twita high definition vision cyangwa se HD vision, kandi ishusho umuntu akayibona neza atifashishije indorerwamo z'amaso. And at least like glasses, but without wearing any glasses. No, the whole time of operation is 20 minutes. Oya, nta mpungenge kuko watinda ntihananiza iminota 20, hari iminota 10 kugeza kuri 15 y'igikorwa, n'indi 5 yo gutegereza kugira ngo ugirwe inama z'uburyo ukoresha imiti. Iyo minota 20 utaba ureba neza. Ntekereza ko bidahenze ugereranyije n'indorerwamo z'amaso. LASIK ikorwa rimwe mu buzima, mu gihe